reka nongera basuhuza mbifurize kugira ibihe byiza cyo tubakunze baca muri hatandukanye nizere ko mumeze neza cyane kandi ko mukomeje kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV umunsi kuwundi ture muri equipe ya Rayon Sport ndababwira ibintu bibiri abakinnyi Rayon Sport igiye iragaragaza uyu munsi cyangwa se ejo ndarababwira abakinnyi babiri equipe ya Rayon Sport iri ku monitoringa nibyo gusa ntabwo ari byinshi abakinnyi Rayon Sport igiye kutangaza bane bamaze gusinya iyo ni breaking news n'abandi bakinnyi bandi babiri Rayon Sport iri ku monitoringa turasoreza ku kiganiro hari ingingo yatanze agaruka kuri equipe ya Rayon Sport uburyo bari kuyubaka intego bafite na target narababwiye ahanganye naricaye ndababwira ngo muri kwibeshya bari kubayobya ariko hari inyigo nawe araza kubihamya hanyuma rero yitwa Viva Rayon Sport TV nge nitwa tuyishime Gilbert rakomaze gukora subscribe nusaga utari wayikora tureko kugira ngo tuye tubana mu bigaro byacu byose bitandukanye tugutegura tukanakugezaho like ntuze kwibagirwa share utereke hafi aho ngaho ibitekerezo byawe nabyo turaza kuba tubihaye ikaze hasi muri comment neza cyane bimwe bya gisirimu hanyuma ndababwira ngo urafise channel yakunaniye zanano tukwereka utuntu twikorera agence yanyu rwose rafata ya channel yawe uvuga ko yakunaniye ushyiraho ibintu ukabona nta kitanga ebana tuyifate tuyiforme abari channel imeze neza cyane ishobora kuguha amafaranga mu minsi iri imbere mu Rwanda turaza kubona monetization murambivuga buri munsi nagatangazo ninyurizamo gusa kugira ngo simbe ubaha amakuru gusa ahubwo no muri business tube twakorana uraca muri inbox tuvugane ariko takiye mugiye gukina hari abantu bacamo rwose kakwandikira ngo wamubwira ibisabwa agahita ikwepa ntagaruke oya ntago ari ibyo nshaka ngenda nshaka umuntu ufite gahunda wumva uzi neza ibya YouTube watanga icyari cyo cyose kugira ngo channel ye ikunde imere neza niba nkubwira ngo turaza kwa turi mu karere ka Gicumbi channel yawe ijyaho ibiganiro biri munsi by'imyitozo ya Rayon Sport yimboneka rimwe utabona handi it's all about money byose ari amafaranga yego rero nibyo urashora ariko nawe bikagenda neza cyane unyandikire waba uri mu Rwanda waba uri mu bihugu bitandukanye bya Afrika waba uri ku mugabane w'Iburayi n'ahandi hose ku isi turakorana neza cyane nta kibazo ako nagatangazo kanye mba ninyurijemo mbere yuko tujya mu miriro reka twinjire rero mere ku bakinnyi bashya cyangwa mere kuba ariko reka mere ku bashya reka mere ku bashya noneho nze gusoreza kuri abangaba bagomba kuza gutangazwa muri equipe ya Rayon Sport mu kanya gato cyane hari izina nari nabaye nkuko mozaho ariko iryo zina reka mbe ndiretse ahubwo nge kurindi zina rishya Rayon Sport irimo imonitoringa ngiye kubabwira hagati ya Rayon Sport n'iri zina aho ibiganiro bigeze uyu mukinnyi aza muri equipe ya Rayon Sport mbabwire ngo ese hari amahirwe menshi cyangwa nta mahirwe ahari uyu musore bamwita Pomi Sagase Exose Nzao amazina ni nkayi njyango bamwita Pomi iryo ni irya mbere irya kabiri Sagese muri kuyafata ntabwo nzarigarukaho irya kabiri ni Exose Nzao harya umukinnyi kwa dutano witwa Nzao ninde ni Jordan Nzao Dimbumba wo muri equipe ya Mukura Victory Sport uyu nawe no mukongomani uyu musore ubungu tuvugana magingo aya tangu hiyi ari muri equipe yitwa AS Otoho Doyo ikina icyiciro cya mbere muri Congo Brazzaville uyu musore ni umuwinga akina satira aciburyo yataka izamu nyine afite imyaka 23
ibiganiro ngo bigeze kure hagati ye n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore nagerageje gukurikirana parikuru ye ngo ndebe ngo ese ni muntu ki, ni mukinnyi ki, ku buryo nkwiye kuza nkitereka ngaha kuri mikoro nziza cyane za Viva zisengeye nkabwira abafana ba Rayon Sport iby'umukinnyi bagiye kumanukana. Ndabanza ndabyegeranya neza cyane, ubundi ndavuga ngo reka nze mbibatemo. Uyu musore narebye nsanga afite imyaka 23 koko, nsanga yavukiye ahantu hitwa Nkayi muri Congo Brazzaville, nsanga afite metero 1 na santimetero 77, nsanga yahamagawe muri ekipe ya Congo Brazzaville yabatarengeje imyaka 23 kuko nawe niyo afite. Ubwo bivuze ko arimo agenda yisohokamo, bivuze ngo guhamagarwa, agiye gutangira guhamagarwa muri ekipe nkuru ya senior. Hanyuma nsanga yageze muri AS Otoho Doyo muri 2025 Oktoba, hari tariki 7. Amasezerano ye yari yasinye y'umwaka umwe, agomba yaresenye umwaka n'igice. Bivuze ko asigaje amezi 6 muri ekipe ya Otoho, AS Otoho, agomba kurangira mu kwa mbere k'umwaka utaha. Uyu musore muri AS Otoho Doyo, ku kigendanye n'ibitego niho tugeze, ndababwira ngiye uko bihagaze, none namwe mugende mwikiraho ibitekerezo byanyu. Uko bibona aha imbere yanjye baranyereka ko yakinnye match 5, atsinda ibitego 3, nta assist n'imwe yatanze. Hoya hari muri Confederation. Iyi ngiyi ni umukino wa Confederation yakinanye n'ikipe twa AS Otoho Doyo, ko hari n'umukino bakinniyemo na Zamalek batsinda 2-1. Icyo gitego kimwe cya AS Otoho Doyo cyari cyatsinzwe n'uyu musore witwa Nzao. Uyu Nzao muri iyo mikino ya Confederation, kubera ko Otoho yageze mu matsinda, imikino yabaye 5 yatsinzemo ibitego 3 muri iyo mikino 5. Arakomeye cyane uyu musore, yabonyemo ikarita imwe y'umuhondo. Umukinnyi utsinze ibitego 3 muri Confederation muri game 5 abakomeye. Hari n'abatabitsinda hano muri shampiyona y'u Rwanda iyi ngiyi ahangaha. Hanyuma ni forward left winger, ashobora gukina aca kuri left kuri 7, ashobora no gukina cy'ibumoso kuri 7, ubwo kuri yaca kuri 7 no kuri 11. Iyo myanya yose ashobora kwicaho nta kibazo n'iki na kimwe. Urumva main position, umwanya we wanyawe ni left winger, ariko akagira icyo bita secondary position. Secondary position nyine ni nk'imyanya ikurikira. Hari right winger, yaba mu right winger, akaba n'umu second attacker, akaba n'umwataka wa kabiri. Kwa kundi mukina ekipe ikina system ya 4-4-2, aho ngaho rwose abagenda cyane. Ariko main ni umuwing ukoresha imoso. Ni umunyemoso uteye ubwoba cyane. 11 haraba abayihuta cyane. Uyu musore icyo namukundiye cya mbere, icyo namubengukiye nuko nawe akiri muto, afite imyaka 23. Highest value agaciro ke ndabona hanga hari ibihumbi 50 by'idolari by'euro, ni mu mayero. Niyo mafaranga menshi yaguzwe, ari mafaranga menshi yaguzwe 2023. Icyo gihe muri 2023 yaravuye muri ekipe yitwa GS de Talangaye yiwabo, agiye muri ekipe yitwa AEZ Zakaki, niho yaguzwe ibyo bihumbi 50 by'idolari. Hari naho nesha yagiye agura ibihumbi 50. Gusa uyu munsi kuri transfer market ye nacukumbuye nsanga baheruka kwa updatinga, hashize iminsi bata updatinga, kubera ko baheruka kwa updatinga tariki 13
z'ukwezi kwa gatatu 2025. Uyu musore muri U20 ya Congo Brazzaville yakiniyemo imikino 4 nta gitego yatsinze. U20 ya Congo Brazzaville hose ni muri 2023 amaze gukinamo imikino 3 naho nta gitego yigeze atsinda. Murumva gusa ikirimo gusa n'umukinnyi wakinnye amatsinda kandi atsindamo ibitego byinshi. Hanyuma muri Confederation Cup nabigarutseho imikino 5 ibitego 3. Akenshi yavagamo ku minota 64 ntabwo yasozaga match yose. Nge byose mitambibona. Equipe yaheremo nari babwe bayita GS of Tarangai Easy ayivamo ajya muri za Kaki, ava muri za Kaki ajya muri US Biskra, ava muri US Biskra abaha gato agahe gato cyane nta kipe afite 2025 yavuye muri US Biskra 2025 tariki 2 z'ukwezi kwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri yongeye kubona ikipe tariki 7 z'ukwezi kwa 10 ariyo yitwa AS Toho Doyo. Ariko atandukana n'ikipe ya US Biskra yari yaravunitse ni nka kuri Foringanye yavuye muri Reyo. Ubu uyu munsi Foringanye mu gihe atarakira muri uku kwezi kwa gatandatu ashobora kumara amezi 6 nta kipe afite kwera ko ari gukurika varinga. Nibyo byabaye kuri uyu musore aza gukira ahita yerekeza muri ekipe ya AS Toho Doyo ni nawe yararimo uyu munsi. Rayon Sport yamaze kuba imugeraho neza nyene, irashaka kumanura inkubishanyarazi. Umukinnyi ko yarakinnye amatsinda uyu muwinga mu bawinga Rayon Sport iri gushaka irazanamo uwakinnye amatsinda rwose ngewe ndumva ntacyo byaba bitwaye. Bamwita Exosenzao cyangwa se Nzao Exose. Uwo ni umuwinga wa mbere w'umunyamahanga Rayon Sport Murera iri salo ry'Inyanza riri kumonitaringa. Narababwiye ngo tuzakurikirana kandi twebwe hari nabagiye bibeshya bavuga ngo muvuga amakuru ngo kubera ngo ngayo runaka yavuze nese adakoze natwe twarikiraho gutangaza. Uwo runaka uvuga igihe amaze adakora breaking ntago nzibatamo z'imiriro zakazi za zindi z'imiriro y'iminyengetera. Bamwita Nzao Exose. Ubwo turategereza turebe, ntabwo ndamutaka cyane murambabarira. Cyo rwose narakihane. Gusa narebye kuri highlights ze mbona uburyo atwara umupira. Uburyo atwara agapira ntabwo kamuva ku kirenge. Umupira afite arawutwara akawugezayo. Ikindi atandukanye na Basana bya bindi byo kugenda agwirirana nk'umwana, ndavuga Basane. Uyu muwinga rwose nabonye aho ngaho batandukanye. Barafite arayifata akayikomeza akayisunika akayigera nayo. Iby'ibitego byo rero muri shampiyona ya Congo Brazzaville narebye nsanga afite ibitego muri shampiyona 12 ari umuwinga. Imipira ivamo ibitego yo nabonye imbuga nagensura ntabwo bayivugaho rumwe. Imipira ivamo ibitego urumva buri rose barakubwira, ariko nawe yarayitanze. Byibura twabara ko afite uruhare rw'ibitego nka 17 muri sezo. Ibyo yatsinze naho yatanze imipira ivamo ibitego. Bamwita Nzao, ni umusore wumutse ubona w'urubavu ruto ukiri na muto nyine nawe ko 23 niyo ngiyo. Ubwo navuga ngo mu gihe Rayon Sport yaza kubimumanuye ibindi byinshi twabiharira ikibuga kubera ko ngiye n'abasiri twaravuze ati turekera guhayipinga abakinnyi kubera ko urahayipinga Mohamed Cheri yaza akaguteza abareyo
uvuga ati Mohamed Cheri yaje, ati Kigali birakomeye cyane. Uvuga ati Duraye Jaro yaje yasesekaye mu Rwanda, incundura ziraza kunyeganya, ugasanga nta nubwo azi gufunga baro. Icyiza rero ni uko umukinnyi tubabwira transferi, tukaza kwitegereza ko ibadane, hanyuma akaza kutwigaragariza. Ubwo uwo ngo twamuvuyeho, twagiye. Rayon Sport ntimuze gutegereza bya bintu, nahari ingingo yatanze umurongo, yatanze umucyo. Aravuga ati ibyo bintu byanyu by'amazina, ngo sinzi ngo ikizina ngo gikomeye ngo kivuye he naye ngo kiraje muri equipe ya Rayon Sport. Murera yatanze umurongo, iravuga ati oya aho ngaho twebwe ntabwo ariho turi. Turasinyisha abakinnyi kubera impamvu. Narabwiye ngo mwe mwizere process, ahubwo process nitaba icyo aba ari bwo abantu bazabazwa impamvu ababeshya abantu. Ibyo bababwiye ni bibi, nkabyita kubeshya. Rero Rayon Sport rero iri ku musore kandi wundi nawe w'umunya Nigeri, ejo twabaye nk'abamukomozaho, ariko nawe uraza kumva atavugaho rumwe. Uyu musore w'umunya Nigeri nababwiye ko yitwa Ibrahima, niryo zina rye ryoroshye kuvuga. Ibrahima cyangwa se Ibrahimu, ariko ni Ibrahima. Bamwita Ibrahima Jingale. Uyu mupeti afite imyaka 19. Uyu Ibrahima Jingale akaba ari umusore w'umudefanseri ushobora gukina muri defense, ariko ushobora no gukina kuri nimero 6. Ibrahima Jingale, uyu musore afite imyaka 19, aracyari muto. Navuga ngo nibwo ari gutangira kariyeri. Ubu ngubu ngewe nibwo ndi kumva neza cyane akazi k'uyu mugabo witwa Dylan, uyu directeur technique, uyu DT w'ikipe ya Rayon Sport. Nibwo ndi kumva akazi ke, kubera ko yambwira ngo ni directeur technique, nkabona ari kuzana abakinnyi bakamutse, baciye mu ma equipe nka 20, rimwe na rimwe batacyumva na filozofi z'umutoza, kubera guca mu batoza benshi batandukanye byari kuba ari ikibazo. Ariko niba uri DT ko kukabudi udetecta ukabona kana kaza umupira nkuko Bagayogo yageze i Kigali, nkuko mbwira Ibrahima Jingale, umukinnyi ukiri muto utaraca mu makipe manini, wenda ngo niho wamubonye. Uyu musore yavutse 2006 angana n'indi kurangiza primaire. Wowe 2006 sabwo unandi kurangiza primaire? Yego 6 unandi gusoza za primaire. Yavukiye muri Niger, n'umunya Niger. Central midfielder hatari, agatabaji ewan, abayihuta cyane. Barakubwira ngo izina ngo ntituriza, ariko kuki mwebwe mutiga? Iyo urebye ukareba muri Eri, ukareba witwa Kuribari, ukareba witwa Gira Umugisha, ukareba Fromo, ubwo hari n'abandi bari muri equipe ya Eri, nirwo rugero nguhaye. Bakakubaza ngo Eri yabakuye muri Yanga, yabakuye muri Simba, yabakuye muri Zama, yabakuye mu by'ukuri. Bakakubaza icyo kibazo, wasobanura aho yabakuye? Nge nari cyanga ndababwira ngo uwitwa Murenzi Abdara yafashe umwanya we, aravuga ati ngiye kureka kujya kurya idaki wanjye mu rugo ngo nyisangira na famille. Akajya kwisangira n'abantu muri Eri Hilal. Bakamubwira ati iyo ugura umukinnyi ntabwo ugura profile, iyo ushaka kubaka equipe irambye ntabwo ugura abakinnyi bakuru gusa. Bavuga ngo muri equipe yawe ngufitemo abakinnyi bakuru gusa. Ushobora gutungamo abakuru nibyo, ariko ukaba ufitemo na wa mukinnyi nyine mutoya wanagurisha. Nese ubugira umugisha ntibari kubaha $4,000 by'idolari, ntibabyanze. Eri Hilal yabyanze $4,000 Eri Hilal yabyanze. Tugatoye amafaranga ni make, ni mugongere. None se murashaka ko Rayon Sport yubake equipe imeze gute? Nge waha rwose uyu mujyo nkurimo neza cyane. Uyu mujyo wa Rayon Sport nge nkurimo, ndi kugendana nayo cyane. Uyu musore Jingale rero ni imwe muri ba nimero 6 Rayon Sport itekereza ko igiye kumanukana hano mu Rwanda.
akaba yaza gufatanya n'uwitwa Musanga Henry akaba ari umusimbura kuri 6. Promising player, umukinnyi w'uyu munsi n'ejo hazaza. Byanze tuvuga ngo umuntu ngo n'u Rwanda rw'uyu munsi n'urw'ejo hazaza. Uwo ni umusore witwa Jingale. Urumva agence ye bayita Soccer Stars SL. Hanyuma ikipe arimo uyu munsi yitwa US Gendarmerie Nationale niwabo muri Niger. Urumva ko DTN ari mu kazi. Ibibuga barabitembere, hari n'igihe bafite aba agent hirya no hino. Akavuga ati muzandebera kana mumpereze ndebe ibyako. Bakaba bakamukurikirane bakakamuha. Si ngombwa akaba ariyo. Ngo ushobora kumbaza ngo yageze, si ngombwa akaba ariyo. Ariko ngewe Rayon Sport abakiri bari kuyizanira, Rayon Sport bari kubaka uyu munsi iri kirami ikizere gikomeye cyane ko ubwo ntago ndagira ku magambo y'umutoza hari ingingo Francis. Uyu munsi abana b'abakinnyi babiri bari kuri radar z'ikipe ya Rayon Sport ntarashyiramo rutayizamu w'inkuba igomba kumanuka i Kigali. We ntabwo nari namenye ibye, uretse ko nanumvise ko hashobora kuza kuvamo n'undi muwinga. Ubwo muwinga wa mbere baye mbabwiye n'uwo nguwo Segese Nzao. Ubwo undi nawe ni mumenya rwose ndaza kubarabura. Uyu musore rero witwa Jingare araza kuza nk'umumediateri wo gufatanya n'uwitwa Henry Musanga muri equipe ya Rayon Sport. Ngabo abakinnyi bandi Rayon Sport iri ku monitoring. Kandi Murera ibisoro y'Inyanza mwumva ntabwo riri kugendera kuri pressure yitangazamakuru. Ntabwo Rayon Sport iri kugendera kuri pressure y'umuntu wari we wese. Rayon Sport ntabwo iri kugendera kuri pressure y'ikintu cyari cyo cyose, ahubwo ikintu hanze amaso yo ifite projet yayo iri kubaka. Ibyo bivuga ngo wewe ngo ya yosireyo, kandi uyu murongo irimo rwose ngenda wemera. Twarapanikaga mu isoko ry'igura n'igurisha ryagiye rishira. Buri muntu wese uri aho ngaho gacinya, mfite umukinnyi wanjye Prosper, mfite umukinnyi wanjye runaka, mfite umukinnyi wanjye runaka, mfite ugasanga Rayon Sport ibaye akavuyo. Harimwe na rimwe haje n'abatazi no gufunga umupira. Nese ibyo nibyo binejeje. Uyu munsi twakwishimira ko transfer za Rayon Sport ziri kugenda mu buryo bwiza bw'ibanga. Navuga ngo ngere Rayon Sport mu myaka maze nyibona nibwo mbonye ikora ibintu mu buryo bwa giprofessionnel. Ariko abatabikunza abadashaka ko ibintu biba byiza barakubwira ko Rayon Sport iri gukora amakosa. Ababuze injyawuro barakubwira ko Rayon Sport ibintu iri gukora nta kintu kirimo. Mwareka tugategereza ikibuga. Yego narimbanje kongera gukebura ibi bintu. Ndabizi mvuga tuzagera igihe nubwo wowe ushobora kuba utanyumva, ariko ndabizi tuzagera igihe tuvuge rumwe. Tuzagera igihe tuvuge rumwe kuri iyi ngingo. Ubwo ati burya nari narayobejwe. Ndabizi cyane, ni vuba cyane, nta nubwo bigitinze. Hanyuma Rayon Sport rero Murera irisoro ry'Inyanza rirashaka kongera amasezerano byanarangiye. Kwanza bamwita Kwizo Olivier Gishweka. Nkundiyo ndi gutangaza ibintu bya Rayon Sport, ndabikunda cyane. Bura mwe nuko nta mwanya muba mufite uhagije, ariko narababwiye ngo ngiye mfite ubushobozi bwo kukuganira Rayon Sport amasaha 2 nkavuga umukinnyi umwe nkamusesengura iminota 30, ariko ntago mwaba mugihari, mwaba mwagiye. Bura ni iminota mwita myinshi, mujye mwumva ngo mbanagerageje kwihutisha. Kwizo Olivier yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, yamaze no gusinya tayari, byarangiye. Umukinnyi nababwiye ngo yasinye mukazasanga ntiyasinye, muzankorera icyo mushaka. Olivier Kwizera yamaze gusinyira equipe ya Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe umugeza 2027. Kwizera Olivier ibiganiro bya na Rayon Sport byatekinze place kuva Amavubi yagaruka angaye i Kigali. Kwizera yasinye ku munsi w'ejo ategura n'umuhanzi witwa Timi wo muri Nigeria. Bari gupanga no gukora remix y'umuziki. Numvise baririmbanye, ntago njya amenya ibintu by'imiziki cyane. Barangiye w'ibyanjye ni gospel, yo ndi mu rugo rwose nduhutse. Bariyumvira utuntu tw'utu gospel kumbwira ngo hari nya Nigeria po
nshobora kuyumva nkayimenya ariko si kenshi imenya nyine imiziki igezweho, ariko iyo remix ngo barashaka kuyikora. Kwizera yagiye guhura n'uwo muhanzi yamaze kongera amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. The waiting is over, cyangwa se gutegereza navuga ngo kwarangiye. Kwizera Olivier n'umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport mu mwaka w'imikino tugiye kwerekezamo mu gihe cy'umwaka. Kwizera Olivier azahembwa miliyoni 2,500,000. Ntabwo nari namenya signing fee amafaranga bamuhaye uko angana, ariko icyo amenya cyo gusa nuko mumvikanye na Rayon Sport. Mu masaha make cyane ari imbere, ubwo navuga y'uyu munsi cyangwa se ejo kuwa gatatu no kuwa kane hose birashoboka, Kwizera Olivier agomba kuza gutangazwa nk'umukinnyi mushya wongera amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Polisi niyo abantu bahoze baseka kare, yarekuye Kimeze yamusezereye yamubwiye thank you, bikarangira imugaruye. Hari n'abantu nari nabonye bari kwibeshya ko abakinire Polisi iri kurekura ari babi, ariko nabo byarangiye bagaruye. Kabisa. Oya bajura bibareye bo tugomba kubahabya. Mise mbona message yitwa Ibrahima Shamamba Kabeja. Asante sana brother. Nugukubita inkebebe ntago tuza muri Rayon Sport ntibikunda. Rayon Sport umurongo irimo nuwo kuko ntabwo iri kwibwa. Nandimo babwira Kwizera Olivier Mario rero ko araza kwerekanwa vuba cyane rwose, muraza kubona contract extension. Nshobora no kuza kusoza iki kiganiro kugikora rwose. Rayon Sport yamaze gutangaza kubera ko Rayon Sport ifite abakinnyi 4 yamaze gufotora, irajya igendere kuri umwe ubwo kandi namaze kubinjiramo ngengeye kwa babwira ubwo mereye kuri Kwizera Olivier. Irajya igendere kuri izina rimwe harimo na Kwizera Olivier Gishweka umwe. Undi mukinnyi wamaze gusinyira Rayon Sport bidasubirwaho narawe namubatangarije nta nubwo tubigarukaho, yitwa Henry Musanga. Henry ni umumediateri mwiza cyane, ubari i Burundi, ari gukina imikino mu Burundi. Yageze mu biro bya Rayon Sport baraganiriye, yamaze no gufotorwa amafoto muri Rayon Sport arimo. Icyo abashinzwe izimbuga za Rayon Sport bacungana nacyo ni kimwe, nugucungana gusa nuko amafoto atabacika ngajye hanze. Ikosa ryaba Rayon Sport none ibanga ririmo, ariko bura mwebwe ntago koko mubiranga umone ko harimo itandukaniro. Nta tandukaniro, tuve kuba twereka ko byaki, ariko nawe koresha urebere Rayon Sport igihe cyashize uburyo yakoraga isoko mu Nzovu, ugasanga harapakiye ukuvuga ngo runaka ngo wereza umukinnyi avuye muri Kenya, undi ngo hari undi uvuye muri uyu munsi. Iryo ako kavuyo nezezwa no kwa karacitse muri ekipe, icyo cyo nyine ubwacyo nticyakakunejeje. Musanga Henry yamaze gusinya kumvikana na Rayon Sport, nawe rwose ntagindutse vuba cyane araza gutangazwa. Muve kuri za transfer abantu bari kubeshya ngo umukinnyi ngo Simba iramushaka, bikarangira ngo APR ari mutsindiye, ariko Simba ijya mu matsinda APR itarakanda gerayo yayitwara umukinnyi. Ubwiza cyangwa icyo baba bakoze aho ngaho ni lobbying yo kwereka abayobozi ba APR ko yaguze umukinnyi hatari uri gushakwa na Simba, ariko naza nagera i Kigali nibarebaho basange ibintu birakomeye cyane. Buriya Rayon Sport abafana bayo reka mbereke uyu munsi, uziko Rayon Sport niyo yagira umwaka mu w'imikino, uziko mutakumva mutengushywe cyane, kubera ko uyu munsi muri kuva muri gutenguwa bitewe n'abakinnyi Rayon Sport iri kuzana. Kuba Rayon Sport yazaba nziza kuri mwebwe kaba ariko gashya, ariko kuba mbi byo murabyiteze ndabizi. Mwatenguhwa twakabirije abakinnyi. Rayon Sport yazanye abakinnyi barekuwe ngo nazayanga na za Simba bikabaryohera, mukaza gusanga nta kirimo, hari nibwo mutenguhwa cyane. Ariko uyu munsi mwiteze ko muzatenguha, ariko ndaje nkotingo witwa hari ingingo yatanga muzaseka. Bafana ba Rayon muzisha iminwa muzaseka yange kwibumba
muna Rayon Sport ikina agapira kandi twita champagne, ka gapira bita nipe ni kupi, ka kandi bita nipe ni kupi. Rayon Sport abo ni abakinnyi babiri ba mbere yaza gutangaza ku ikubitiro, Henry Musanga ndetse na Kwizera Olivier Gishweka. Uwitwa Zuberi na Elitatu, amakuru ufite nabo nuko amafoto yabo mu kanya gato cyane amaze gufatwa, nabo bamaze gufotorwa, bivuze ngo the waiting is over, gutegereza kurarangiye. Rayon Sport isoko ryo mu Rwanda navuga ngo iraza kuba iripfundikiriye kuri Hakizimana Zuberi na Iradukunda Elitatu, ni iraza kuba iripfundikiriye neza cyane. Hanyuma ubwo abaraza kuba basigaye ni rutayizamu nimero 9 tipike, haraza kuba basigaye kandi umuwinga umwe kwera kabandi babiri nabababwiye hatagize yindutse kuri abo nababwiye. Uwitwa Ishimwe Christian nawe aracyari kuri radari. Bra Christian nawe aba kwera ko yumva ko Claude yanze kongera amasezerano muri equipe ya APR, ategereje ko akomeza kwanga akajoininga equipe ya APR, ariko ubwo APR yo niyongera amasezerano Olivier Claude, ubwo ntekereza ko Christian ashobora kuzahita asinyira Rayon Sport, ariko anatinze. Rayon Sport ni ikipe ifite ibisubizo byinshi rwose itazabura umukinnyi. Ubwo rero nuko nkuko biteye kuri abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bashya, mwabantu mwe bakomeje kubereka ko nta kirimo. Rwasamanzi Rwasamanzi bajate mwoka byarama. Rwasamanzi n'umutoza wa Marine. Hari ingingo Francis Mbaya Christian aganira na Rayon TV uyu munsi yasobanuye byose. Yavuze ngo abafana ba Rayon Sport icyo nzi cyo sezo itaha bazishima, ndabizi neza. Hari ingingo yavuze ngo mukunda kumva twaguza abanyamahanga, mukunda kumva ekipe iba kuri pressure igasinyishiriza kuri pressure yandi ma ekipe, ariko mvuga ko bidakwiye. Ati ntago mukunda guha amahirwe abana b'Abanyarwanda, ati kandi nabo barashoboye. Ubu ni hari ingingo aravuga ati mugabo twubaka ekipe yacu turagendera kuri ekipe nto y'abakinnyi bato bacyumva icyo tubabwira. Ubu ni hari ingingo binagiye mbibabwira, ati abakinnyi bakiri bato twaguze bavugirijwe induru. Ntago ari uko siyo mvugo yakoresheje, ariko nge niyo nkoresheje. Bagaragaza ko ari abakinnyi batazafasha Rayon Sport, atariko ibintu turi ko turubaka, ati ni ibintu tuzi ko abafana ba Rayon Sport bazakunda kandi bazanezererwa. Ibintu turi ko turakora ni ibintu bizatanga umusaruro muri ekipe ya Rayon Sport. Ubu ni hari ingingo. Hari ingingo yakomeje agira ati turitegura Sekafa, turaza gukora umwiherero. Ati ndashimira ubuyobozi bwa Rayon Sport uburyo bwakoze biri professionnel, tugakora ibintu byacu dutuje, twarabitangiye ntibirarangira, turaza gukomeza no kubikora. Ati ndahumuriza abafana ba Rayon mbabwira ko bizaba byiza cyane, kandi nanjye rwose icyizere ndagifite. Niba icyo kiganiro cyagucitse, genda ujye kuri Rayon Sport TV Plus aganira na Wasiri. Aganira nande na Wasiri, uraza kumva neza cyane ibyo nahereye ku itangiriro mbabwira ko nyine naganiriye n'aba batekinisiye ba Rayon Sport. Nibyo hari ingingo neza yaje asubiramo. Ndafise icyizere ngewe Rayon Sport izabikomeye. Ubwo rero muri Burera nuko nkuko bimeze, ikindi cyose cyaba anything can happen, we are here to stay. Turi hano byo kuhaguma kugira ngo tubatangarize buri kantu na buri nguni. Ubwo rero ngewe nanabashimira, ariko nkakoza kubabwira ngo mukore subscribe kuri Viva Rayon Sport TV. Turabura 1,000 tukuzuza 90 by'abantu.
turabura ibihumbi 11 tukuzuza ibihumbi 100. Shyiraho nawe umusanzu wawe, ushyiraho umutayi wawe, usharinge, urayikinge, urayikinze ubuhaye ikiganiro ubukiboostinze bya hatari, ibizamo igitekerezo cyawe nabwo ubukiboostinze bya hatari, byibura tuzagere mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha twaramaze kuzuza ibihumbi 100. Urugendo twatangiranye kuri Viva Rayon Sport TV twishimira ko turugezanije aho ngaho. Burongera nitwa Tuyishime Gilbert, reka mbashimire, nkomeze kwararika ibiganiro bitandukanye tubategura tukanabagezaho kuri equipe ya Rayon Sport murera mukunda mwihebeye, mbabwire ngo bye bye naho mu bindi biganiro.